Umva mbabwira iyo video ni video yaramuhaye ari kora hari kwikinisha ari kumwereka nyine umupuri kabisa umva yawushyize muri big screen kabisa pe umva video Briani iyi video nawe uyibonye bya bintu byayagwa kuvugaho byahitwa tubikora nubwo utabikora. Briani ari kunywa ku mazi version yawe niye kuri ibi bintu kwa bikurikiye. Briani ari kunywa ku mazi njyewe nahitangwa Ngese ubundi nkubaze ngo urasenga koko kutabimubwiye cyagiye uri gutoha kutabimubajije cyagiye wenda gutoha uri gutangira gutoha kutamubajije niba senga koko ngo njyewe ndakijijwe ukijijwe gute waratose ku munsi wa mbere ndakubujije ariko reka mbabaza ikibazo kimwe rero ye Gigi ndebe umugore yasukwe bwa mbere mu nyuma yibuka ko ari umurokore sibyo buretse gatoya nyereka iyo nimero Godfa nyereka yewe ndamana we nyereka nyikwereke gute umva uko bya noneho ubundi iyi video ngo niyo yasajije ibintu ngo no muri big reka nkubwire reka njyewe mbabwire sibyo iyo video wenda ntago tureke sinangombwa kuyivugaho ariko reka mbabwire tutabigendeye no kuko bashotoye pasta ikintu namaganye kimwe navuze no kuva ku munota wa mbere kubesha umuntu ashaka kugira ngo amusengere ariko yashaka kurebera agapipi ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngo ufite ngabana ku mubiri ariko Hakemu niwe wa ariko uretse uriya mukobwa Bria nk'uyu mukobwa reka nkwereke nk'uyu uyu mukobwa hano harimo gutereta so nizo message ngo ngiye gusa none se subona ko nuno mukobwa nawe bari bamuryohereje igisa yaragiye gusara nta cyabaye ngo ndatose ngo wamitoherewe ra no reba hasi azavuga ati mbega ibyinkoze we ibinkoze niki koko yaramuriye bro ubanza cya Hakemu cyari kimugereje ko byishimo wakimwe yamugejeje umva nkubwira ikintu kimwe mutazi nubwo yitwa Ungoni pastor n'umukozi w'Imana ariko yambaye umubiri nawe n'umuntu mu byukuri inyuma yuko ari umupastor nawe n'umuntu afite umubiri nawe arashyuhaguzwa uwo mupolisa ubonye ko nta mugore afite yawigotesha ewe Hakemu we Haki nyoherereza igiceri nkoze igiceri nkohere imipuri ya Kigali hano kwanza umupuri wa Gigari danje ngo watuza ariko wamana ntabwo ikibazo rero uko twibanze kuri uriya ukumva kwaza n'uyu ariko mwanyeretse ifoto ya Gigi wamana Hakemu ngaho yageze ku mupuri wa Mama Sava ati ndawushaka ngo uwo mupuri wa Gigi ati ndawushaka ubu wabona nanjye wanjye yazawushaka umunsi ariko Kapwe none rwose Hakemu ibintu by'umupuri barabimureze kenshi pe nagira mese kamwe niba ari umukozi w'Imana nafate umuhanda umwe w'ubukozi bw'Imana niba kandi abona byaguranye n'amadini dore bari kuyafunga barenda kuyamara nabyiviremo yiyizire mu mipuri namara kuyihaga azagende kwigiza mu ry'Imana Bria dore WhatsApp yawe ndizera ko tari kuyikoresha dore mama narebye umwana urumva uyu nguyu n'uyu narababujije ariko Bria uwo mupuri waragize ukambwira ngo Hakemu uwo mupuri usa neza Bria yego wamana ariko hari abana babifitiye n'isuku ureke ibi byacu umuntu agenda agashwekura akagira direde ariko ntabwo muzongera kurya ariko wamana ntabwo wabonye iki cyana wareba wa munyemanzi ewe mana ahubwo Hakemu yaragoswa kuza Hakemu bashaka umupiri wa Mama Sava ngo rero Mama Sava nawe uretse gato Mama Sava rata Mama Sava agiye kuzura kaboze rero namwe Mama Sava nawe nyine ariko shahara abantu namwe nka Mama Sava na Gigi niba ari Gigi ngereka mbabwiza ukuri mu byukuri yego nyine ibyo bintu biba byarabaye kandi ikigaragara cyo ntago Hakemu aba yaranditse ngo namwe muceceke namwe muba mwaramusubije mukamutiza umurindi ubwo rero nyuma kuza kubizana hano ngo ukaza ngo kuvuga ngo se byo we biba bikumariye iki ko nawe wenda nka Gigi yaza kubivuga yaramusabye umupuri ariko urumva ko nawe sheri waratose nshuti ugombaga kugira akabanga we ukamukatira ukamubwira ati ibyo bintu ntabwo ari sawa ariko mana ikibazo cy'umupuri hano cyo koza reka mbabwiza ukuri ibintu hano bimeze nabi noneho rero aho bafungiye amadini mw'abantu mw'ibintu biri kubera mw'ino mihanda byo ni ibindi bibazo dore n'ejo bundi bankubise video
bankubise video y'abantu bari mu kabari ku manywa y'ihangu saa 8 umukobwa n'umuhungu bicaye mu nakabari gafite ahantu hari ibiti nyine ariko kongera kubabonaga nta muntu umukobwa aragenda amwicaraho umva birira akantu mwibanga ariko abantu bari kubafata ka video ariko mwana we iriyo video ko ntawe nabonye narakabonye ko ka video kamaze n'iminsi gacaracara bakambaye muri view1 iyo umuntu yitwa umukozi w'Imana iyo umuntu yitwa ngo umukozi w'Imana nyine ni umuntu twese dufata nk'igitegerezo ni umuntu bawumva wabwira amabanga yawe nyine sinzi ukuntu tubafata nkaho nyine ari abantu batubikira amabanga ari abantu batugira inama ari abantu nyine wabitsa ibanga ryawe wananiwe kubitsa undi muntu rero iyo utangiye kubwira umukozi w'Imana kandi ikindi kibi aragasaba umupura ariko atabigendesheje muri iryo jambo ryo kuvuga ngo ngiye kugusengera ngo ngiye ngo kugira gute ngo nyereka ngo twatuntu ngo twitwa ngo abana tuba turi ku mubiri ngo turi ku kibero ngo ufite ikibero ngo ufite igiki ariko Hakimu we Hakimu ndakubujije Hakimu ndakubujije ariko nababujije kandi bano bakobwa nabo ntago boroshye ngo dufata utazagira ngo bano bana ntago boroshye bafite ukuntu bagenda bakambara utwenda dutoya nyine tugusha abagabo Sami bambabona anyuraho mukubita no mu buru mu maso ku buryo atazongera kwaka umupuri nka yangegeza ibi bintu ntabwo ngiye mbona ko ari n'ibintu bya danger ibi byabaye niko kuri rose ngiye nkubeshye ntabwo atari bya danger ese ubundi ko si bya danger gute mwebwe n'udasambana sawa nyine turasamba ariko tugasamba erega namwe nuko mwijijisha nuko ibintu byanyu rega namwe bitajya ku karubanda nuko nyine wenda bamwe bagira amahirwe make ibintu byabo bikajya ku karubanda ariko namwe tugiye kureba ibyo mukorera mu bwihisho shana hakagira umuntu sekundi ngo runaka ngo byamugendekeye gutya runaka ngo video ye yagiye hanze jewe umuntu ibyo bintu mwirirwa mukorera abagabo baraza bakabakubita igiceri akakubwira ati nge nkorera ibi bintu ukabanza ukamumansurira we ingaho rero video yawe igiye hanze noneho hari ubuteye nk'icupa ricuritse mana mwagiye gukora surgery mwabyana hari binateye nabi hari babiteye nabi bidaheruka kogosha bimeze nk'ibisiga bimeze nk'ibisahira ntango bashaka kugenda gukoresha waxing nk'abandi bana ndababujije mwabana kugira ngo kankubaze birashoboka ko umukozi w'Imana ashobora kugira ashobora gusengera umuntu kuriya agasengera icyo kibi we nabiriho biraba yego birashoboka mwese ni hari abaza bakavuga ngo kanseri iri mwibere akarikanda nimo kakenda kuyituritsa ngari gukuramo kanseri wa akaza kajya ku mupuri w'umuntu ngo iki kintu ngo kiri ku myanya y'ibanga agakubita umupuri akenda kuwucaho no kuwukataho ariko reka mbabwize ukuri ikintu abantu bagomba gutandukanya ni uko impano Imana iba yarahaye umuntu ntabwo yivuganye umuntu bari kumwe bageze ahantu baganira no ku gikorwa undi aranamubwira ati natose none se yatose nta cyabaye kubera iki we baganiriye ibyo bintu Hakimu yaramubwiye bakaganira ku kintu kijyanye n'umupuri akagera aho amubwira ngo yatohejwe n'iki ngariko ibintu nkoreye we nguranyishe ni ukuvuga yuko hari ibintu bakoranye ibintu bavuganye bakoranye ari abantu babiri ibyo bintu rero ntabwo nibaza ukuntu wowe uza gushyira umuntu hanze buriya umuntu ngemba numva nashyira hanze ni umuntu navuga reka ngende nyine mufatishe ku buryo ariko ngewe nta hantu ngaragara ko icyo kintu nagikoze byanga byakunda kugira ngo umwandikire ngo watose hari ikintu cyari cyabaye cyatumye utoha byanga byakunda kugira ngo umubwire ngo we waranguranyishe ngo ibintu nkoreye we byanga byakunda hari ikintu Hakimu yari yagukoreye kandi ibyo bintu byabaye muri abantu babiri ibyo bintu rero byabaye muri abantu babiri ngewe nta mpamvu mbona nta kintu mbona cyo kubizana ku mbuga nkoranyambaga ngo uvuge ngo uje ngo kumusebya n'ubundi Hakimu niba ari umukozi w'Imana wenda by'umukozi w'Imana byo reka mbishyire ku ruhande ariko n'ubundi niba ari afite impano muri we ntabwo iyo mpano ni Imana iba yarakwihereye Imana igiye gutanga impano ntabwo ireba ngo ngirayiha ngo Brian ngo kubera ko ngo Brian ngo yabigenje gutya ngo kubera ko ngo Brian gatari umukizwa cyane iyi Imana igiye guhereza impano irayikwihera nkuko nanjye Imana ishobora kunyihera impano y'umunwa mwaza nkavuga kandi ibyo mvuga mukabyumva rimwe na rimwe akaba ari n'abantu banyizera Hakimu rero ibyo bintu byo kuza ngo kumusebya Hakimu ni umusore
yambaye umubiri bro, iki twambaye ni umubiri. Hejuru yo kuvuga ngo umukozi w'Imana, hejuru yo kuvuga ngo ni umupasiteri, hejuru yo kuvuga ngo ni umukozi w'Imana, yambaye umubiri, yambaye umubiri. Ibyo arya nibyo murya, ibyo anywa nibyo murya. Uko kuntu kabanda yiwe izanye saa 12 ziba zireze zimeze gutya, nawe kabanda yirakora saa 11 ibihaga zimeze gutya. Ibyo bintu rero muze kuvuga ngo njyewe ngo yaransabye. None se agusaba kuki utamuhakaniye koko niba uri umukirisitu? Umuhakanira umucyahe, utokesha abadayimoni murebane, ubarebe nabo bakurebe. Abadayimoni ubutokesha umva, ubegeze umubwire ati pasiteri mu izina ryese, ahubwo none utagire kumusengera. Umuhanurira umubwire ati ibyo bintu urimo ntabwo ari byiza, abamutohera, ukamutohera we, ugato ukifata ugatohasha. Ubwo ibyo ari byo byose, ibyo bintu muba mwakoranye, muba muri abantu babiri. Ibyo bintu ntabwo ari ngombwa kubizana ku mbuga nkoranyambaga. Hakimu ni umusore, Hakimu ni umwana w'umuntu, Hakimu yambaye umubiri. Igihe cyose ataragera kuri urwo we, ahubwo wenda impano ye yarakuze irenga Hakimu wariwe, irenga ubu Hakimu bwe, sibyo? Rero niba Hakimu yaragusabye muri babiri, ikibazo mfite muri babiri mukaba mwaragiranye conversation muri babiri, iyo conversation akaba ataravuze ngo yisubize, akaba atarakwandikiye ngo umucyahe ku munota wa mbere akikubwira ngo 1 minute, give me 1 minute, uri kumva? Iyo 1 minute ntuyimwime, naho uyimuhereye wenda Hakimu atangiye kukubwira ngo nyereka ikibibi kiri ku mubiri wawe, ngo ubyaye ku munota wa mbere, ahubwo ukemera iyo conversation igakomeza. Akakwandikira i ukamwandikira u, akakwandikira u ukamwandikira o, akakwandikira o ukamwandikira a. Iyo conversation yanyu babiri kagenda ikaba. Kubera iki wakumva iko kuza kumushyira hanze ari nubundi kumushyira hanze ntabwo biri bubuze impano ya Hakimu gukomeza, nubundi kumushyira hanze ntabwo biri bubuze ikiri muri we gukomeza kigakorwa. First of all, ni umuhungu kandi ni umusore, yambaye umubiri. Mwabakobwa mwe muri tubaza, mwabakobwa mwe muri tubarika, mwabakobwa mwe muri shinza. None se Hakimu azareba mu ntege zawe abareka gushyuhaguzwa? Azareba icyo kibibi kiri ku kibero cyawe areka gushyuhaguzwa? Nawe ni umuhungu, afite umubiri, yambaye umubiri mwiza. Rero kumuciraka ari urutega ngo mumwanike, ngo mumwanure, ngo muvuge ngo Hakimu ngo niki yakoze kidasanzwe? Wowe watohejwe n'iki ko wari uzi ko ari umukozi w'Imana? Niki cyajyaga kugutosa? Niki cyagutoheje? ko bivuga ko yamusabye amafaranga undi akayamwima kubera iki yateretse nta mafaranga afite. Okay, ahubwo wenda iyo uvuga ngo byapfiriye aho ngaho. Hakimu yatubwiye ko bamusabye amafaranga yatanga. Hakimu nyine nawe urumva nk'umuntu wari umukozi w'Imana tuzi agomba kuza kwidefanda. Sometimes wenda ashobora no kubeshya. Hari igihe tuza hano umuntu akaba yabeshya kugira ngo yirengere, uri kumva? Aho akavuga ati wenda bamusabye amafaranga ndayamwima. None se ubundi we Hakiko wajyaga gusaba umupuri wundi mwana niyo umuha utwo dufaranga mwa ataraza kugushyira hanze? Njyewe Hakiko ndaje nkuyere mama yanjye, njyewe unyibwirire yewe mfite ibibibi. Mva ni hehe ahantu ushaka kureba ngo iyo mama we unkandira akanyenyeri gusa? Ndapfuye. So ikintu kimwe ahangaha twumvikana ibintu bimwe. Social media ni icyuma gifite ubujya ahantu habiri. Ahangaha ntabwo umugabo wese, hari abatereta bakoresheje amafaranga. Buri muntu atereta, ubundi gahunda ukuntu imeze, umuntu atereta akoresheje umwanya arimo. Siko bimeze cyane? Buri muntu atereta akoresheje umwanya arimo. Ntabwo ngiye shyigikiye, ntabwo nigeze kuva ku munota wa mbere nshyigikira umupasiteri. Turi kumwe? Erega nta muntu umushyigikiye. Ibyo kuvuga ngo icyo ngiyewe ntemera na gatoya. Urimo kunyumva? Tandaraza ngo usengere. Siko bimeze? Ibyo ngibyo no. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Reka mubaze Godifa, Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe iki? Tubukoreshe. Niba umuntu akubwiye ngo tandaraza ngo usengere, wowe nta bwenge ufite. Kandi ikindi niba byageze kuri level nawe wemera ugatandaraza rero yirebera umupuri. Niba umukozi w'Imana ashaka kugira ngo tandaraza ndebemo musengere, nawe ko gukemera ugafata amaguru Imana yaguhaye abiri, kamwe ukagatereka hirya kandi ukagatereka hino, umupuri ukarebana na pasiteri akareba umupuri nawe ukamwirebera, imipuri bakarebana gutya hamwe. Hari undi
dufite uyu nguyu nituraza kuri uyu nguyu so abavuga ko ntabwo byari bikwiye ibi yakoze we ni amakosa akabije hari ibyaha birimo ikosa yakoze so umuntu asengera umupuri ko asengera uretse mubwire Godfa umva igenge Hakimu nari kubona ko afite ikosa ni igihe yari kuba yarandikiye uwo mukobwa cyangwa abo bakobwa uwo mukobwa akamukumira mu minota ya mbere akamukumira mu masegonda ya mbere akimwaka akimubwira ati nyereka mu cyumba cyawe nyereka hurara nyereka uko uteye izana amabere ngusengere tandaraza ngusengere akamukumira muri minota ya mbere ariko Godfa conversation yarakomeje Hakimu ntabwo umugore azava mu ijuru ngo narangiza ngamutereke mu nzu Hakimu bizamusaba gutereta Hakimu bizamusaba kuvuga amagambo aryohera umukobwa nkaya ngaya yego nkaya ngaya Hakimu bizamusaba kubwira sheri we tujya kuri video call tuvugane sheri niba ugiye muri dushereka ngo uherekeze ibyo byari guteza ikibazo ibyo byari guteza isaga ni igihe Hakimu yari kuba afite umugore babana mu nzu akaba arimo aramucitinga ari kumuca inyuma ari gutereta undi mugore ariko mu gihe Hakimu ari umusore none se niba Hakimu ni umusore nyuma yo kuba umupasiteri ni umusore akeneye umugore akeneye gucitinga umukobwa akareba umukobwa yakizeye ntabwo Hakimu ari bufate buri mukobwa wese hano agomba gucitinga abakobwa nka 5 kugira ngo amenye uwo azashyira mu rugo agomba kwizera niba Hakimu akubwiye ngo tandaraza ndebe mu hagati y'amaguru ukabikora uwo mukobwa ntabwo ari bumwemera aravuga ati nanjye nitubana undi mugabo nawe azazamubwira ati tandaraze uwo mukobwa byemere kizi amushyira ku ruhande niba Hakimu akubwiye ngo reka nkore ku mabere nyasengere ugatega agakurura n'imoka akenda kuyica arakugira umugore gute aravuga ati nahura n'undi mukozi w'Imana nawe azamukoraho turi abantu twambaye mu bishobora kunkora ku ibere ngashyuha ushobora kunkora ku bibero ngashyuha ushobora kunsengera ndwaye ikibyimba ku kibuno ukagikoraho nabwo ngashyuha rero Hakimu nawe nk'umwana w'umusore agomba gukoresha strategy zose zishoboka kugira ngo arebe umukobwa yakunda umukobwa wamubera umugore so rero niba mwagiranye conversation muri babiri conversation akakubaza nawe ukamusubiza akakwandikira nawe ukamusubiza urabisana ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo bigende gute ariko ari engaged afite umugore afite fiance aho byaba ari ikibazo gute guca inyuma niba afite ariko kandi fiance si umugore we by the way ntabwo fiance ari umugore we ntabwo barasezerana erega Hakimu ngenda mwumva bati Hakimu arimo arashaka umuntu bakundana babana Hakimu rero kandi buri wese reka yitwaza intwara afite none se njyewe ugiye kumusenyera niba ashaka icyana cy'umuhungu akibwira ngo ngwino wigishe kudica kuko ari byo binyoroye kuko ari byo nshoboye kumenya umwana nawe akaza yakora kuri kiyo nkamubwira ni ngaho nsoma akansoma buri wese akoresha intwara afite akoresha icyo abona kimworoheye Hakimu rero nawe niba ari umukozi w'Imana akabicisha mu gusenga njyewe ikosa ryonyine mubaraho ni ukuba abantu baba baramwizeye umuntu akaba yaramwizeye akaba ngo ntawe agira arisingo ntawe agira arisingo urukumva abantu bakaba baramwizeye wenda bakamufata nk'umukozi w'Imana ariko njyewe nabona ntako Hakimu mbona afite kabisa arayafite abantu bari kumbwira ngo banamitse nyagutamikwa amahwa banamitse se ninde wanamitse uwo Hakimu sindamubona uwo Hakimu sindanahura nawe uwo Hakimu sindanabona n'itorero yigishijemo oya ibi ni ibitekerezo bya Brian ku giti cye ibi ni ibya Hakimu dore ngahandi imbere y'Imana niba hari n'umuziranye umwandikira umugati Brian muraziranye Brian ngewe wo Hakimu simuzi nta nubwo ndamukubita amaso usibye video ye nabonye nakomeje nyine kujya gushaka njya kureba Hakimu nagize amatsiko yo kujya kureba uwo Hakimu ndeba nyine ibyo yigisha kandi reka mabwire ni murebe ibyo mvuga ni murebe ibyo nkora ibyo nkora murabishaka iki mwakumvisha ibyo ndi kubabwira niba ndi kubasomera ijambo ry'Imana ukumva utsinzwe n'urubanza umuntu atsindwa ku giti cye iyo twese turi mu rusengero bakujyanye muri background ya pastor nta nubwo wasenga ariko mwifata Hakimu nkawe yaciye amabere nta kosa Hakimu afite ku buryo ariko Brian uri gusoma izi chat uri kunyereka Godfather zisome reka dutangize izambere sibyo reka dutangize izambere nibyo bibuze koroha kugira ngo ibintu tubivimuzi sibyo yaramwandikiye ati how are you undi aramusubiza ati good thanks how are you how is your night going undi aramusubiza ati good ngo with very humble dreams ngo before I thought that you are not Rwandese araseka kuki ukunda gukoresha izindi ndimi when you are preaching
undi aramwandikira ati ufite whatsapp ni pasiteri yatangiye umwana w'umusore ati ufite whatsapp noneho tuvuye kuri whatsapp ya mbere uretse yaramubaje turi ufite whatsapp undi nawe aramusubiza conversation iratangiye undi aramusubiza ati yes pasiteri amwohereza whatsapp ye aramwandikira ati test me then I can explain. Yego noneho whatsapp ya mbere irihebaho uyu ninde wabanje kwandikira undi kuri whatsapp buriya ceceka uyu nguyu ni wa mukobwa watangiye pastor nyine yamuhaye whatsapp nkuko yamubwiye yamwanditse ati hey pastor ni Gigi cyangwa Gisele pastor aramusubiza ati hey aramwandikira ati niryo zina ryanjye pastor aratangira rero sasa nawe sukuri ko kereza arahamagara wa ese rwadumba ko ruri kwandika rurihe dumba shyiramo request nkurebe ntabwo ndi gukubona umusa uri kumva ikomeye nyereka chat ngende gushaka iki no manza hano ahangaha bahise bahamagarana iminota ingahe barahamagaranye iminota 8 ubwa kabiri bavugana iminota uretse gato tugende gasha mu mbabare cyo Godfather nanjye umva umwanya nge nanjye sobanura ngenda sobanura ibyanjye n'abandi nabo barasobanura ibyabo ngenda sobanura nka Brian yego uri kumva uyu Gigi yaramwandikiye ngo niryo zina ryanjye pastor aramuhamagara bavuga n'iminota 8 kuri odi aramuhamagara video call bavuga n'iminota 19 pasiteri uretse ureba amasaha hano hari 4:55 za mu gitondo arongera ubwo bavuganye kuri call isanzwe bavugana 2:15 uri kubibona ni ku itariki imwe bavugana aramwandikira maranje kuvugana iminota 19 pastor aramwandikira ngo uvuga français ubwo byari 2:55 arongera baravugana amasegonda 58 barongera pastor aramuhamagara umukobwa ntiyamwitaba aho hari 6:47 dukomeze ndumva ni wowe muri Afrika tufite yawe cyangwa ni wayikwitiriye Njyewe man. Okay. Kuko ndabizi ko reka ya twagiye. So dukomeze. Ahangaha urabona ukuntu chat zakomeje. Noneho uri kumva? Uretse ejo aramubwira ngo please 1 minute. Mubwire please 1 minute. Yabimubwiraga urabona ko izi message yazanditse mu masaha amwe 5:20 5:22 5:20 bavugana no kuri video. 1 minute. Please 1 minute nkubwire. Please 1 minute nkubwire. Aramubwira ngo kubazanya bibi. Irabashaka kuvuga wenda kubabazanya ntabwo mbese. Kubabazanya bibi. Kubabazanya ndi kwibaza ko ari ko yashatse kwandika. Pastor kuba nyine urumva ko ntabwo yari kumusubiza kandi yari kuzisoma. Hanyuma arangije pasiteri 5:23 aramuhamagara niyitaba undi aramwandikira ngo ndapfuye. Uri kumva na 23 pastor ahita yongera aramwandikira ati please arongera aramuhamagara undi aramwandikira ngo I can do it ati nyumva. Uri kumva pastor ati please nyumva barimo baracata buri kanya iri jambo rya ndapfuye ntabwo nzi ibyo yarapfuyemo yaramaze gutoha uburetse tugende gato. Umuranda naniwe nerekeramo uri kumva please I can't pastor arakomeza aragigira uretse gato ngo please nyumva cyari muri za 5:23 baramanuka bahise bavuga iminota 12 buriya uretse gatoya hano kuri Miss Voice Call ntabwo ndi kubona iminota bavuganye ariko reba hasi hari ego 5:23 yes please answer barangije bavugana kuri telefone iminota 12 maze Gigi bitewe n'ukuntu bavuganye ubushagarira aramubwira ngo mana we ngo bege by'unkoze we baba we mana we nanjye none ntangiye kubyumva ibintu yaramukoze nyabu ndapfuye ndashyuhira reka nkureme ikote karakantu kanatose wakarenze buretse gatoya natose ntabwo yinyeretse reba muhariya reba hara yes please answer yahise akamesaje baragasibye ariko yarona ko yafashe akamesaje ya replyinze ku kamesaje kavuga ngo natose buretse gatoya
yahise amwandikira Gigi yaramwandikiye ngo natose ehe umugabo aramusubiza ngo yes please answer urumva yuko bafite ibyo bari gukora ariko noneho aramuhamagara ntiyamwitaba arangije arongera aramuhamagara bavugana iminota 10 guys aba ni abantu babiri turi kuvuga yego umugigi nawe aramubwira ngo mana we mbega ibintu nkoze Gigi niba uri hano reka mwibarize mama kubera iki pasiteri utamukumiriye utaratoha Gigi ndakubujije pasiteri amajije kumva yuko umuntu yamutohanye arangije no kumva ko yamushyize muri mudu arangije kumva ko ibintu yabikoze arongera aramuhamagara Gigi yanga kumwitaba pasiteri aramubwira ati wanze kunyitaba ubwo yagira ngo noneho rero babijyemo neza binarangira ariko ibi bintu wumve yuko Gigi nawe baganiriye ibintu bituma ibyo bintu atoha iyo abadashaka gutoya ariko umukupa mbere cyangwa akamuha warning akamubwira ati please urukozi w'Imana ndakubujije ntiwongere kunyandikira ariko nawe yamuhaye rugari ageraho birinda ibyo biganiro byabo bimutosa ibiganiro byatosa umuntu se yari ari kumubwira yari arimo aramubwira ngo hari ikibanza nakuboneye yari arimo aramusengera bituma atoha ko batari bari kumwe mbona bari kuri video call ni iki cyagutoheje mama question mark bari kuri video call ni ukuvuga rero ngo akimara gukanguka tugeze he turenza ahantu yari arimo aramubwira ngo ibintu nkoreye we ariko ibyo bintu ndabireba nkabyibwira hano bohereje voice note pasiteri yakomeje kumubwira ngo nakubuze ariko uyu mukobwa ndabona yaramwohereje voice note noneho ureba ahantu mbona ko uyu mugabo yaterese ngiye ntabwo nabasha kugigira muri ubu buryo urabona ko hano ni wowe rega abantu ntago abantu bameze kimwe urabona ko baganiraga wageze mu rugo uretse none rero urebe conversation ukuntu ahubwo yaje kubaryohana Gigi kamuryohana na pasiteri akaryoherwa na uyu mugabo yaramuhamagaye aramubura uri kumva uyu ntago ari Gigi bavuganye iminota 2 niwe kuri pasiteri aramwandikira ngo washyitse neza ikigaragara cyo bari muri conversation namubaza wenda yari ari kumubaza aho yarari byanga byakunda urumva ko yashyitse neza arangije aramubwira ngo yego undi pasiteri aramubwira ati great amwoherereza ahantu bajya gusengera bari barangije igikorwa bajya gusenga akoze cyane pasiteri na madamu amasengesho arangiye hano hasi amwoherereza video umwarangije kumvisha undi ahantu yaramugereje bararangije rero basubiye mu bivuga butumwa basubiye mu rusengero kuza kudutuburira nguyu rero yamwoherereje link y'amasengesho ngaha mana we ariko mana ujye turengera no kuruduhereza no gusengera aho kuri urakoze cyane tujye buretse hejuru bavuganye amasegonda 31 pasiteri aramwandikira ati call you undi aramwandikira ati yes yarabimusabye pasiteri afite na discipline buretse nkubwire urebe ukuntu pasiteri atari umwana mubi namuhamagaraga video ko atagira ngo baramutuburiye atazavuga ngo nagarije pasiteri nzakuyakana bavugana iminota 21 kuri video call ingahe bavugana iminota 21 kuri video call hanyuma arangije pasiteri 5:10 uburumva bavuganye 4:52 ariko cya pasiteri kiragigira we barongera mukoza n'aka video call aramubura arongera na 10 naramubura arongera na 10 naramubura arongera aramwandikira ati let me tell you good night sibyo please wow bando zari zashizemo pasta nariho ngura izindi kugira ngo bavugane subira bagagana uri murabyumva neza aha pasiteri amubuze let me tell you good night undi aramusubiza ati sibyo please nako pasiteri arakomeza aramubwira ati sibyo please undi aramubwira ati bando zari zashizemo pasta nariho ngura izindi kugira ngo babashe kuvugana aba bantu bari bageranye kure kabisa kuba baraje kubishyira hano hanze ni Imana ijye bababarira Gigi nshinkiriraho yindi chat mbabarira indi chat rero yari amaze gukanguka reka nyizane ngiye nta ruhande mfite oya nakagira uruhande abantu bagararamo indi chat niyi pasiteri ariko cya pasiteri kiragigira ariko nahamagara wamugabo banga bari kanyihamagarira nyabo kanyohereza ubwo buceri niba unafite n'amafaranga neza so umva se umukobwa rero hano yari yamurakariye ngo sindi bukwitabe sori ngo nkubwire akantu oya nawe yandika nabi yashaka kumubwira ngo nkubwire akantu kari ku mutima
ariko se aha mubwire gusa 30 second wanze arukoshe mwijya nuko rero arangije undi aramubwira ati ese ubundi nkubaze dore igihe yibutse kumubariza rebesi ndetse ubundi nkubaze ngo urasenga koko kutabimubwiye cyagiye uri gutoha kutabimubajije cyagiye wenda gutoha uri gutangira gutoha kutamubajije niba asenga koko akubaza niba washyitse mu rugo amahoro kutamubajije ngo kusundura se hoko ngo how can someone who call himself a pastor do things like this ngo tutanaziranye I'm speechless ndababaye imana ibyumve yega ariko bababaye wakaminze madam ndapfuye ngo njyewe ndakijijwe ukijijwe gute waratose ku munsi wa mbere ndakubujije njyewe ndakijijwe pe sinakora ibyo ushaka ko nkora kandi nutihana imana ubeshyera ko ukorera izakwereka ko ari imana I'm regretting even giving you my number this ariko reka mbabaze ikibazo kimwe rero ye Gigi arangije yahise ananamubloka Gigi aya magambo wandikiye Hakimu katuganire pe nukuri nyamaze reka mbabwize ukuri nuko nyine abantu baza wenda kubera yuko yaje yitwa umukozi w'Imana nyine mugahitamo mufatirana mugakubita hirya hino mugakubita impande zose mukora ko iryo jambo ry'umukozi w'Imana ririho ariko Gigi kuki Hakimu umunsi wa mbere aguhereza nimero yo kuri Instagram niho umva rero Brian kugira ngo tugere aho ngaho reba WhatsApp yawe nanjye ndi ku ruhande rwawe komeza umva Dumba uretse gato Brian reba WhatsApp yawe nguhaye izo nyugute nini nguhaye ngo yazimwoherereje pastor akamara kuri telefone ye iyo message irapopinze utabyerekana umva uretse gato banza wumve ongera unyereke ya nimero ya pastor gato ndebe ko ariyo yingiri muri telefone niyo kanyikwereka wabanje ukanyereka baba yaba badatawe nyereka nkiriraho wembanze ndabiyo nimero oya yinshirireho ya chat ya mbere amuhereza nimero ndebe umugore yashukwe bwa mbere mu nyuma yibuka ko ari umurokore sibyo gatoya nyereka iyo nimero Godfa nyereka yewe ndamanda we nyikwereke gute umva uko byagenze nyereka ya chat ya mbere pastor ari kumuha nimero ndashaka ko ihuye na nino nimero iri muri no video unyoherereje uravuga iyi no ni oya hari nimero yabanje kumuhereza amubwira yuko singiye 57 mwandikemo good topic 8 ariko se bantu bimareka 57 kuko bahita bambaninga ntabwo nimero yemewe Bria ahanga Dumba na WhatsApp yawe so nukuvuga ngo pasteur we avuga ko Dumba uretse gato pasteur we avuga ko ari gusengera umukristo yahise aterura nduma kunyumva Dumba urebe video nkwerereje noneho pastor we yatubwiye ko uyu mudamu yamwoherereje iyi video arangije aramubwira ngo irayobye sizibira kubyumva okay abantu mutapinye bataza kumana ku murongo noneho ubundi iyi video ngo niyo yasajije ibintu niyo yazuye akabuze wenda ntago tureke sinangomba kuyivugaho ariko reka mbabwire turayivugaho kuko bashotoye pastor none wowe bamara kuko uretse gato none mbabwire iyo video ni video yaramuhaye ari kora hari kwikinisha ari kumwereka nyine umupuri kabisa yawushyize muri big screen kabisa pe iyi video nawe uyibonye bya bintu byayagwa kuvugaho wahita ubikora no kutabikora so ahangaha rero Dumba izi message mwazibonye Brian ari kunywa ku mazi verify yawe niye kuri ibi bintu kwa bikurikiye Brian ari kunywa ku mazi njyewe nahitangwa kicucu njye kaba kabaye ariko mwabantu mbabwira ikintu kimwe mutazi turi abantu kandi twambaye umubiri sibyo icyo cyo mukishyire mu mutwe wanyu ko twambaye umubiri nimba wafata telefone yawe ukifata video nubwo waba uyiyobeje byanga byakunda ye mada urimo uravuga ngo urakijijwe reka tubyite ko iyo video yayobye burasi wowe wari uyohereza joining space ntaye ibishanga kuberera nimero ikintu nge narindimo ndakubwira
aba bantu niba conversation iba yabaye hagati y'abantu babiri biriya bintu uriya mukobwa yanditse arimo arandika ngo si ubundi ngo uri umukozi w'Imana, ibyo bintu katabivuze mbere, katabivuze mugitangira bagitangira kuvugana, katabimubwiye muri uwo mwanya yari arimo aratoha, katabimubwiye pasiteri kuri Instagram akimuhereza nimero ye, akimubwira ati dore nimero yanjye tuvugane kuri WhatsApp, akabona pasiteri. Mwibuka yuko hari ahantu bavuganye kuri video call inshuro itari imwe, bavuganye kuri voice call inshuro itari imwe, bagiye bavugana inshuro nyinshi kugeza ubwo na pasiteri yageze aho ngo akazajya amuhamagara, undi akamubwira ati nta bando nari mfite, nari ndimo ndazigura. Ni ukuvuga yuko rero hagiyeho nyine baravuganye kabisa, baraganiriye bagirana ibiganiro biri deep, baraganira kugeza ubwo bagera kuri ibyo byabo by'imipuri, bagera aho bavugana umukobwa aratoha. Ntago yatohejwe n'usa, ntago ari ibibanza baguraga byamutoheje, ntago bari barimo bararirimba indirimbo yo mu gitabo ya 215 yamutoheje, ntago bari barimo baravuga ku mushinga wo kuzamura abakirisitu no kubahanurira yamutoheje. Na ikiganiro cyamutoheje kiri hagati yabo uko ari babiri. izi message wazibonye? Ikiganiro cyarakomeje kiraba. Ibi bintu uyu mukobwa yafashe video yambaye ubusa arimo arikoraho ku myanya ye y'ibanga, arayimwoherereza, arangije aramwandikira ngo video irayobye. Reka mbabaze mw'abantu, ese reka tubyite ko iyo video yari iyobye pe, reka tubyemere ko iyo video yari iyobye. Muko iyo video uwo wari uyohereje burabwo aribwo bukirisitu se? Kurani ko mukizwa? Buriya niko kuntu mukizwa, buriya nibwo bukozi bw'Imana, biriya nibyo uvuga ngo wowe urakijijwe. Ukizwa gute ufata video ukayisetinga ukikora ku myanya y'ibanga yawe ukikinisha ukayoherereza umuntu? Ubwo bukristo se ni bukristo bwoko ki? Ahubwo ikigaragara cyo bishoboka kuba hari ibyo mutumvikanye, bishobora kuba hari ibyo mutumvikanye. Umupasiteri watubwiye gutya rero, pasiteri aravuze ati uyu muntu twaraganiriye, urimo kunyumva, ngo aramubwira, erega video ziriho, ngo aramubwira ngo pase ngo ngundi ijwi ryawe. Ayiwe, cya pasiteri kiragigira shaho, urukumva ngo akunda ijwi rye, noneho arangije kumubwira ngo akunda ijwi rye, ariko se reka mbigushakire kubira ahantu hose ntiwatwumvishe muri tuntuza uretse gato, amubwira ngo akunda ijwi rye, urukunyumva. Pasiteri amutwara gake, ariko ngura nibwo amwohereje video aravuga ngo yayobye, urimo kumva, avuze ngo yayobye n'intambara yavuye. Nubwo umuntu yaba yikinira video ikayoba, video imeze kuriya, video umuntu arimo arikinisha arimo arikoraho, reka sinakubwira yahibibikanye. Wibuke yuko Pastor Hakim ari umusore, icyo tukumvikane. Hejuru yuko ari umupasiteri ni umusore, yambaye umubiri, ni umwana w'umuntu, nawe umubiri we urashyuha, umubiri we nawe ukenera ibyo bintu. Noneho reragize gutya video y'umwana w'umukobwa baganiraga, video call baganiraga, irayobye imuguyeho, ararebye umupuru, arawurebye nawe umupuru uramwibwiye, bararebana, we n'umupuri bararebana. Reka sinakubwira yabura gute. Hakimu ntabwo umugore azahaguruka ngo ave mu kirere azamwiterere ngo pa azagwe mu buriri bwe, bizasaba ko Hakimu atereta. Nge ndibaza kubera iki uyu mwana w'umukobwa atakumiriye pasiteri agitangira kumubwira ati reka ndebe ikibibi kiri ku bibero, reka ndebe utwo tudomo turi ku bibero, reka turebe ibyo. Kuki uno mwana w'umukobwa atamukumiriye? Kuki uno mwana w'umukobwa atatokesheje abadayimoni avuga ati toka satani mu izina rya Yesu, pasiteri w'inza n'ubuhehesi amukumire? Kuki babanje bakavugana video call? Kuki yamuyoberejeho video bakavugana kugeza ubwo umukobwa amubwira ngo natose, kugeza ubwo umubwira ngo mana wenga ibyo unkoreye we, ariko banduze cya pasiteri cyari kimukoreje ahantu shaho. Uri kumva? Kuki uwo mwana w'umukobwa atafatiranye mbere amwamagane, ahubwo agacunga ibintu bimaje kugera kure? None se ureka nkubaze, uyu mwana w'umukobwa we ntago yasebye gufata ibintu conversation z'abantu babiri, ibiganiro bagiranye n'umuntu muri babiri, warangiza ukabishyira hanze? Ubwo se uri guhima nde? Wenda pasiteri uramusebeje kuko ari umukozi w'Imana, umunsi nk'umukozi w'Imana, ariko se wowe ntago wisebeje? Wowe urorohewe? Wowe uri kwandikira umuntu ngo natose ntago usebye gigi? Uri kwandikira umuntu ngo ibintu nkoreye we ntago wowe usebye? Wowe rero hari abantu nge bansetsa, hari igihe ubuzi ngo ugiye guhima umuntu, ariko ibyo bintu nawe bikakugarukira. Banza urebe uyu muntu ngiye gushyira hanze ibi bintu rero, buriya wamushyize hanze kubera ko ari akamesaje wamwandikiye ngo urakijijwe. Kuki utakijijwe mbere ujya gutoha?
kuki utakijijwe uri kumubwira ngo pasiteri ibintu nkoreye kuki utakijijwe mukivugana video call wari ufite amahirwe yo kumuhamagara kuri telefone ukamwiyama wari ufite amahirwe yo kumuregera abandi bashumba wari ufite amahirwe yo kumwibuzabuza ziriya video call kuki wazemeraga kuki wazifataga kuki mwaganire bikagera ahantu ibiganiro bigutosa watoheshejwe n'ikihe kiganiro nihe sambu y'umuturage abantu baganira bagatoha nihe nama wari uri kumugira yagutoheje ni ikihe byanga byakunda ibiganiro mwese mwarabikoranye mwese mujya in deep mu biganiro urafashwa nawe arafashwa nk'umwana w'umusore yagombaga nawe kugigira kuko pasiteri Hakimu nta mugore afite uburenganzira bwo kukugigira afite uburenganzira bwo kugutereta afite nta kosa njyewe mubona nka Briane ikosa yakoze ni iryo kwihisha muri ibyo bintu by'Imana mwamara kuva muri ubwo busambanyi bwanyu mwamara kuvana muri iyo mitohere yanyu mukaza kudutuburira ngo mureke ubusambanyi kandi mubuhoramo mureke kwikinisha kandi uri kohereza video yo kwikinisha pasiteri ari yimuraza neza wa mukobwa we nago nkuzi nago nanjye wenda ngi uranzi simbizi dore ko ngewe mba ndaho mbwera ariko yemuko biriya bintu wakoze byo gukora screenshot ukazishyira hanze wakoze amakosa kuko nawe hari ibyo mwaganiriye pasiteri mwaraganiriye uranyurwa nawe waranyurwa arakubwiye aragutosa umuntu gutosa we ariko gigi warahemutse ahubwo wari kumukatira uri kumva wari kumukatira ukamubwira ati reka ntacyo mfataho pasiteri mu izina rya Yesu ndakwamaganye ngende umukristo ndakijijwe naho ibyo kumubwira ngo ariko buranga urakijijwe wose urakijijwe so gahunda iteye itya rero abantu bagomba gukura ntabwo umuntu kuba afite title yo kuba pasiteri ntabwo muri amarubo ku buryo umuntu aza akavuga ngo nyura hakora ikintu utabikora biragenda gutya so conversation y'uriya mudamu yo twabonye ntabwo hari habayeho kumugira kumushuka habayeho gutereta baravugana barateretana ibintu biragenda bibibyo uko byagenze so the thing is umuntu afitanye ikibazo cy'ideni uwo bafitanye badahuza batakorana n'ibindi ibyo ngibyo ngo biveho bihinduke inkoni imukubita cyangwa bigenda ukundi ntabwo ariko bigomba kugenda ariko muri iyi mpinduramatwara y'imyemerere muri izi mpinduramatwara y'imyumvire ukuntu abantu bumva ijambo ry'Imana mugomba kwandastandinga ko ntabwo ibintu byose mugomba kugenda nk'ibimashini aribyo ibingibi Brian basobanuriye akababwira ntabwo turi buze gutinda ngo turi kuri live twamazeho umwanya buriya bigenze gute ni network ikugurukanye cyangwa baraguhamagaye so the thing is ikiriho kimwe nuko buri wese aza bakisha muri iki kintu n'uwo bakundanye n'uwo bateretanye ngo aze abikoreshe mu rwego rwo kugaragaza ko yabikoresheje amushuka ari mu bushukanyi icyo ntemera navuze ku munota wa mbere n'uyu munsi ndibuze gusubiramo tubyumvikane gufata umuntu kabya bintu cyo tubona mu nsengero wari kubivuga kuri live Brian umuntu akaza umuntu no gusengere agakandagana amabere ye akagenda akajya kumukana kuri private part sinzi nuko byumva ariko se ubwenge Imana yaduhaye reka mbabaze ubwenge Imana yaduhaye tubukoresha iki niba umukozi w'Imana akubwiye ngo tandaraza nsengere hagati y'amaguru yawe nawe ko kugafata akaguru kamwe kagashyira hirya kandi ukagashyira hino wowe reka nkubaze we nta bwenge ugira we naguzi kuvuga oya kuki utamukupa kuki utamwangira rero noneho ni kuri telefone niba umukozi w'Imana akubwiye ngo tandaraza ngo usengere akaguru kagashyira hirya kandi kagashyira hino umupuri bakarebana na pasiteri akareba mu umupuri nawe ukamureba none se pasiteri muri kumuziza iki uwo mukobwa we nta bwenge agira ibi bintu namwe mujye mushyiramo ubwenge mujye kandi munasengera mukore deliverance namwe ku giti cyanyu musengere ubuzima bwanyu musengere no kudashukwa niba umupasiteri amanuye intoki akazikora koza kwimoko ngo arimo arasengera ibere mfata ako kaboko kukamukuzeho umubwira ati ndabyanze ntabwo ari bugufata ku ngufu ariko niba nawe wabyemeye afite umubiri nawe afite umubiri nagukora mwese mugashyuha mwiza kuza kubizana hano ku mbuga nkoranyambaga ngo bimare iki se bigende bite pasiteri aravuga nyine buri wese nakubwiye ngo yitwaza intwaro abona igikoresho yabasha gukoresha kigakora sibyo
niba ngewe mbasha kudija umuntu nkamwoshya mbicishije mu kudija kwanjye ni ukubera yuko nyine aricyo kintu cyonyine niyo ntwaro mfite yo kwitwaza niba pasiteri nawe abinyuza muri uko gusenga ko akavuga ngo imana ngo imbwiye ngo nkore ngo kuri ahangaha ngo nibwo indwara iri bukire nawe nyine niyo ntwaro afite yo kugira ngo akoreshe uri kumva ariko hagati aho natwe ubwenge imana yaduhaye tubumaze iki ku buryo umuntu akubwira ngo reka ngukore ku ibere ukabyemera ku myanya y'ibanga ukabyemera akarinda hajombamo intoki ngo arimo arakuramo ngo abadayimoni abo badayimoni ariko mu izina rya yesu toka satani we nta bwenge ugira abantu rero nabonye abantu bari gukata ari amagambo iriya verisiyo ariko ntabwo barebye ziriya chat n'ukuntu ibintu byagenze niko abantu babaye abantu bagende basubira inyuma bagende barebe chat uwo mugore namwumvisha arimo aravuga yitakuma ngo ye ngo waransabye ngo wambwiye ibi ngibi ese wa mugore we ndakubaza ujya kumubwira ngo watose ni ikibanza mwarimo urimo muravugana ibibanza bisigaye bitoyesha abantu ikigarangani ibyahe ngo abantu bajye kubigura bajye bahora batose sibyo mwifata uruhande rumwe nimurebe ku mpande zombi pasiteri usibye kuba yitwa pasiteri ni umusore ni umuhungu nawe ni umuntu umubiri we urakora nta ndwara yindi arwaye nawe umubiri we urakora mwiza no kuvuga ngo hakimu yacinga amabere ngo hakimu yateresa adatereta ntabwo ari umugabo none umugore azaza amanuke ave mu kirere ariko wa mugore ntabwo byari bikwiye gufata chat wagiranye na hakimu ngo uzizane ngo uzishyire hanze ngo urimo uramusebye nawe uri kwisebya sheri wanjye nawe uri muri imanika nka kariya kantu mwasibye ngo ndatose wabonye ko mwaragasibye ariko kuri chat yagusubije karagaragara none ubu ntabwo duhita tubona ibyo mwari murimo muraganira ntabwo duhita twimajina ikiganiro mwari murimo niba umuntu aguhaye kuri video ukora guhamagaye ukemera ukamwitaba murimo muravugana murarebana pasiteri nta kosa mushinja kuko yaremeye anashyiraho kamera ye kugira ngo muvugane murebana akwiyereke nawe umubone ko ari we hakimu wa nyawe atari ibipapirano urabyemera wa acceptinga koro yiwe muravugana inshuro ya mbere mwagiye muvugana iminota 24 12 8 uri kumva kugeraho none yatangiye kuzajya kwandikira uramubwira ngo nago ndi bukwitabe ari bwo amuhereza akara message ari nako gasoza conversation mwagiranye wirengagiza yuko nawe wamuhaye video none se mama we wajyaga gufata video uri kwikinisha ukayohereza ngo uyobereje ku muntu wowe yiyobyagaho ni si umwana w'umusore we nayireba ntari bushyuhe ntari bugire ubwo bushagarira ntari bugire uwo umubiri wa hakimu se yababwiye ko ari ikirembo umubiri udakora umubiri wa hakimu urakora nawe ni umuntu nago wanyereka video imeze kuri andi umuntu w'umugabo nanjye ngo mbure kutakwifuza ngo mbure kutaganira ikindi kandi abakozi b'Imana iyo bari kuganira n'abagore babo ntaga mubwira ngo sheri wanjye ngo Yesu aravuze ngo wamaye oya nawe mbere yo kugira ngo amutegure bakora ibyo bakora amubwira utugambo twiza akamubwira ukuntu ari mwiza akamubwira ukuntu aryoshye kandi ayo magambo pastor yavugiye mu ruhame mwakumva ari amagambo y'urukoza soni ariko kubera ko ari kuyabwira umugore we ni ibintu byumvikana na pasiteri hakimu rero yari arimo arabwira uwo nyamukobwa Gigi kubera yuko bari bafitanye ibiganiro n'ubundi basanzwe bahuriyemo aho akantu hakimu yankoreye kabi ni ukumara kuva muri ayo mabi ngo ndatose ngo nanjye ngo uranyishe ngo yarangiza akamuha ingo y'amateraniro sha ariko Yesu we wadutabaye kuko atwera ko tugomba gusengera hanya w'Amana ko turushye mwamara kuva muri ubwo busambanyi bwanyu mugatanga mariki gabano ngo nibaze ngo mu materaniro toka satani abo badayimoni babaritsemo bahunge naho ubundi haki nta kosa kuri nge Brian ufite sibyo nta kosa ufite ikosa rimwe ufite nukumara kuva muri ubwo busambanyi ukaza kwigisha abantu ngo ntimugasambane nawe ribyo warurimo naho ubundi gutereta uzatereta nago umuntu yakwereza video nkiriya ngo bure kutamutereta kandi hakimu gutereta kwawe nibirangiriye aha nabandi uzabatereta ahubwo utereta imbobo kutereta umuntu yarenze akazana chat za ese ubundi haki uri umukene ubundi yakwereka isi bagusaba amafaranga ko ari umaje kureba mu mupuri wundi mwana iyo agusaba amafaranga ukayamuha wari gupfa ikibazo urambonera hakimu wa umaje kureba umupuri wundi mwana urashyushye uramutoheje nawe urapfuye ubwo sinzi ibyo mwari murimo murerekana murimo agusabye udufaranga uratumwimye ubundi wowe hinga nayo nkubaza amaturu yashyiraye rero ahangaha ikintu dushaka gutandukanya nifuje ko dutandukanya Brian gutandukanya umuntu waterese sibyo tukabihuza no kuba bavuga ko akoresha ijambo ry'Imana ntabwo ari yakoresheje muri la miteretere wabonye ijambo ry'Imana Brian hari ijambo ry'Imana
reka naza yarateretse umva nta jambo ryari ririmo ry'Imana hariya uyu mutiba barateretanye aratereta no kundusha ahubwo njye yego wa baraganiriye mana we ngo iki hakimu uhamagara nyuma y'umunota umwe n'amasegonda akongera agahamagara ariko hakimu uratereta Imana izaguha umugore kabisa urabavunikira yababa we So, ahangaha rero ibi ngibi nibyo navugaga abantu babyumve ntihabeho kugira ngo kuko abantu bari kubihuza ibi ngibi byumvikanye uko byaba ari fresh hanyuma ikindi ndumva njye hareke ntibabyumve nabi ariko ntabwo ari dosiye ni ndende iyi boro ni ndende ariko ntekereza ko abantu babyandastanding bareke kumva ko wabivuze neza hari ukuntu wavuze uravuga ngo umukozi w'Imana yego twemere ko hari amakosa yaba yakoze ariko ibi ngibi bimuvanaho kuba umukozi w'Imana cyangwa ahinduka umusikama nakubwiye Godfather reka nongere mbigusubiriremo impano n'ubukristo ni ibintu bibiri bitandukanye kuba umuntu afite impano no kuba ari umukristo ni ibintu bibiri bitandukanye kure nta n'ahantu bihuriye Imana ishobora kuguhereza impano yo kurotera umuntu inzozi kandi bikaba kandi uri umunyabyaha wiri gusambana ukabwira umuntu uti ngena rose ariko byagenze gutya kandi koko icyo kintu kigasohora Imana ikaguhereza impano yo gusobanura inzozi z'umuntu ukamusobanurira inzozi z'umuntu kandi utari umukristo niba rero Hakima afite impano yo kuba yaguhanurira ni ahantu bihuriye no kuba ari umukristo ibyo bintu bitandukanye n'ibintu bibiri bitandukanye mu yandi magambo birumvikanye abantu mwabyumvishe so nuko bimeze ibyo uyu mujendere cyangwa abantu babyumve sinzi niba uyu mugabo akoresha Twitter sinzi niba uyu mugabo akoresha X azabibona kuri YouTube uko nzi ko abanyamakuru nabo ubu bari tayarira ibi turi kuvuga mu minota 2 urabo bibonye kuri YouTube uburetse gato hako cya Hakimu kirarenze ubundi kureba ikintu cyakoreye kiriya cyana paka kikamubwira ngo natose kikongera kikamubwira ngo uranyishe we mwumva biransekeje ariko Hakimu agenda uri pasiteri kabisa ni wowe pasiteri kabisa abakirisitu nuko bavanamo imipuro urenda kuzayi ariko Imana nidutabara iduha ahantu ho gusengera hanyaho naho ubundi sha abapasiteri ndababujije Imana nidutabare kabisa so ngayo nguko bya ariko tuzashaka uburyo urumva uyu mupasiteri agira nawe avuge ngusha aramutse avuze byaba ari byiza rega hari ukuntu urabona nka Hakimu kuko aba ari n'umukozi w'Imana hari n'ibintu nyine umuntu ashobora kuza akamubeshyera akavuga ati ngewe hari ibintu ntavuga namwumvishe kuri YouTube ari kuvuga ati ngewe hari ibintu ntavuga ati hari ibintu ntashyira hanze ntago nakanda ariko umuntu twaganiriye turi abantu babiri mu by'ukuri nyine urumva nka Hakimu urumva nyine umugore w'isasu nawe araza akamuturitsa akamuvuga ariko Hakimu nawe buriya kuri ziriya video kora aramutse afite buriya nawe ubonye amavideo afite uyu mugore ntabwo abonye ko yamwoje video ari kwikinisha buriya nawe ashyize video hanze afite mwakumirwa ariko kubera ko afite akantu kuko ari umukozi w'Imana Imana nyine yamuhaye iryo zina aravuga ati ntago nakisebya ntago nakishyira hanze ntago nakitamaza nyine akicecekera mukaza nyine mukamwegekaho ibyo bintu ariko conversation zirabisobanura shumi so ntekereza ko rero ibirenze ibi hanyuma gakama Masafa kutongeye kugakomozaho ko abantu bo kuri X batakumvishe aka kama Masafa kiki cyamamare ko bariko kabaya kasa mutwe mama sava kubera yuko nyine we wenda nawe ari icyamamare ariko mama sava nakosa ngewe yigeze akora nawe nyine yatangaje ibyo Hakimu yamukoreye rega Hakimu rega ikintu tutari kumvikanaho nuko mudashobora kumva ko Hakimu ari umwana w'umusore nawe ukeneye gutereta nagazigera akundana n'umukobwa nagazigera ashyira umugore mu mago batateretanye bataganiriye atamubwiye amagambo aryoshye niba rero yarahanuriye mama sava wenda mama sava akabona ibyo bintu n'ubusikama nyuma Hakimu natuza akatangira akamubwira ati nyereka mu cyumba cyawe uraramo ati nyereka uko wambaye ati nyereka ukuntu utwenda twawe twijoro Hakimu nyine urumva Hakimu ubundi rero ahubwo Hakimu Imana nimurengera abona umugore naho ubundi ewana itereta rye nabonye ritoroshye arabagigira agomba kugigira ariko satagigira wallahi ndamutse nerese nko kwa Kambi ndamutse mbashije gutereta nk'uriya mujene nahita mbona umugore narongora
mbega nuko umugabo hakimu noneho nimero yiwe niyo aba arimo arakoresha direct, nimero yiwe ya nyayo, nimero yiwe asengeraho abantu, nimero yiwe aderivaringera, niba ari deliverance agasengera abantu, niyo akoresha, ni mumva nimero wanasha hakimu, ndakwemeye. so ndumva ari ibyo, ariko noneho ikirimo wenda ngewe ntakwemera ntanakwihanganira, twanavuga ko atari cyiza aramutse bikoze kuriya ko gutereta avuga ati no oya ndashaka kugusengera, ufite ikibiri, ufite Godfather, muri n'isurubu. chat twabonye, muri chat zasohotse Hari amakuru nta jambo avuga ko ry'Imana hari ryari ririmo. n'abandi, uretse gato, hari amakuru avuga ko hari n'abandi abwira ati haleluya Mungu ananionesha ufite isununu ahantu runaka. Ibyo rero ni bya bindi twavugaga ngo Imana ijya iduha ubwenge. Niba pasiteri akubwiye ngo ufite isununu ku gapipi ngo reka ndikoreho, nawe nyine ukamwangira. Erega buriya umuntu umukumiriye ku munota wa mbere nubwo buramwica avuga ati uyu muntu nkumiriye ku munota wa bwa mbere ashobora kuba kabisa afite Imana noneho ya nyayo. Ariko se niba utamukumiriye ukamwihorera mugakomeza mukajyana muri ibyo biganiro, mukajyana deep mu biganiro, mukinjiramo indani, none se Hakimu ikibi nuko yazajya muri izo conversation zabo zisohoka harimo ngo Imana ngo yambwiye ngo unyereke ubwambure bwawe ngo ndebe isununu iriho. Ibyo byo ni icyaha kabisa. Ibyo ni ugushaka gutoteza umuntu witwaje icyo uri cyo, kumuhoza ku nkeke umubwira. Ariko Hakimu yateretse nk'umwana w'umusore, n'undi uko ari we wese yabigenza. Nta jambo ry'Imana yazanyemo, nta Bibiliya, kereka karinki yamuhaye ko kujoininga amateraniro, kandi uriya mukobwa ashatse yajoininga cyangwa nayajoininga. Yateretse gisore, yamubwiye nk'ibyo undi musore wese yabwira umukobwa. Nk'ibyo umusore wese yabwira umukobwa. Buriya reka iyi space tuyirangiriza. Oya ngenda nagiye, byari ibyo. Ni byari ibyo, abandi muzashaka kumenya byinshi ngayo nguko. Hanyuma rero reka mbagira inama, maze kubera yuko ngo mubona ngo Hakimu ngo ibintu bye byagiye hanze, mutagira mwibuke yuko impano n'ubukristo naho bihuriye. Utazagira ngo Imana ishaka kumugutumaho ntabwo yabimunyuzamo, kandi wabisuzugura bikakubaho. Niba Hakimu Imana imunyujijemo akavuga ati Imana imbwiye ibi, wowe shishoza usenge, niba ari bibi ubisengere biveho, niba ari byiza uvuge ati Imana ibi bintu bizasohora. Buri buhanuzi bwemezwa ari uko bwasohoye. Ariko ibyo bintu nibijyaho ngo Hakimu ngo mucike kuri Hakimu. Niba umuntu akubwira ijambo ry'Imana, warebye ibyo akubwira ukareka kureba ibyo akora, ibyo akora bishaka hiki. Wowe wicara mu rusengero, ufate Bibiliya agusomere akwigishe. Niba akubwira ati kunywa itabi ni bibi, akubwira ingaruka zabyo, ibyo bitahana. Niba akubwiye ngo gusambana ni bibi, reba ibyo ari kukubwira kusomera guhuriza na Bibiliya. Wewe ibyo ari kujya gukora wibyitaho, biveho ukuriki. Kuko abakozi b'Imana ni abantu benshi bazana bagatubura ngo ni abakozi b'Imana. Ntabwo mwabonye wa mu Nigeria, ntabwo rigeze kubona mu Nigeria bigeze kuvuga ngo yarapfuye, kandi mwaramwemera agakora ibitangaza asengera abantu bagakira imbago bagatereka hasi, nyuma amaze gupfa ntabwo mwabonye amakese y'abakobwa yajyaga afata ku ngufu. Impano n'ubukristo ntaho bihuriye. Umva mwirirwe murabeho muramuke. Mugire umunsi mwiza. Bye.